mpereza iyo telefoni nisomere za nkuru za therwandani.com. ese ugira ngo ni inkuru za therwandani.com gusa hadutse n'akandi kantu gashyashya akanyarajisho ni ikiganiro cya therwandani.com. Fiya wahageze? nahageze Rukadi. Ego rero nkuko twari twavuganye naje nkuzaniye za buji kuyango nanjye nibuka ebyiri ngo nawe wibuke babandi bawe babiri. Ubwo rero nubwo nje nimeze nabi ndumva ikirere cyanzindukiye nabi ariko nazikuzaniye kugira ngo nyine nawe uzicane ucane rwa rumuri. Kubera ko nyine ntabwo twebwe tuba ntibyemerewe urabizi ntibyemerewe. urakoze kuza kumfasha. Ubu bigaragaye ko twabikoze byaha bingenga bitekereza nyine siyo mpamvu se nanjye twavuganye kuhurira hano hiherereye ariko ikiza cyano ndandeba ku rwibutso hariya hakurya. ubwo rero ngizi ngahakira dore n'ikibiriti. Yego. hanyuma rero ubwo urazicana nyine mu mwanya ntitubanze isengesho. yitera isengesho Viya. ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. dawe mu ijuru izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. ifunguro dutungure iduhe none, utababarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntuduterane ngo twoshya ahubwo dukize icyago. Amina. ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. noneho rero ngiye gutangira nibuka bariya bantu banjye babiri. iyi buji ya mbere ndibuka Karimunda Loyizi, ni mukuru wanjye. hakaba nkaba iya kabiri nkaba nibuka data wacu Bangamwabo. aba bombi baguye hariya kuri komine bishwe n'abasirikare b'inkotanyi babashyize ku ngoyi bapfa bishwe n'inzara n'umwuma. ndabibuka rwose. nkumva ubwo twareba n'akaririmbo turirimba. yego ugahitamo cyangwa kambwire wowe gukunda urumva n'umunsi wawe. buriya nkunda iriya ndirimbo ya Mihigo Kizito. nkunda nyinshi ariko reka ntoremo kamwe. igisobanuro cy'urupfu. urakibuka? ntabwo nzi kuririmba mu ijwi rye neza ariko ni ukugerageza. yego. urupfu nicyo kibi. dusubiremo. urupfu nicyo kibi kiruta ibindi. urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira igana ikiza kiruta ibindi. urakoze rwose, karimo karashimisha. ariko gusa genda Kizito wipfire. Leokadi, uzi kubona umusore nkuriya uririmbira igihugu akagihoza akaririmba urukundo n'amahoro, akarenga agapfa urw'imbwa anizwe. iki si igihugu Leokadi, iki si igihugu, ni igihuru gihunitse imirambo gusa. ni ukuri. ariko rero nta kundi nyine twabigenza gusa. urabona uribuka Samputu ibintu yahuye nabyo muri iki gihe cy'icyunamo. bimwe wansomeye. nawe kandi urabona ni umuntu uharanira amahoro, ni umuntu ambasaderi wagizwe ambasaderi w'amahoro yacitse ku icumu rya jenoside. ariko urabona
baramuhagurukiye baramujujubya baramutoteza ariko si uyu mwiryane n'uwiki nyine nicyo gihugu nyine dufite ntawe arubara none se ubu uko kwibuka ntitubirangije turabirangije urakoze rwose kumfata mu mugongo hanyuma si ubu za nkuru kandi hari izindi ziriho za derwanandi.com ngo umbwire hanyuma mbone ngende rero kandi derwanandi.com buri kanya ni kubiteraho inkuru kandi zikenewe n'ubu ngubu rwose zirahari nubwo ikirere niba kimeze nabi n'ibihe turimo wasubiraho nkeya hanyuma nkagenda kugira ngo iki kirere kitihinduriza ntaragera mu rugo reka mfungure zamure ndebe reka duhere kuri iyi baruwa iyi baruwa ifunguye yandikiwe Jean Paul Samputu iyo baruwa niyo kuri 12 z'ukwa 4 2021 iyo baruwa rero yo kuri derwanandi.com iragira iti mfite igihunga cyinshi cyo kugufata mu mugongo by'umwihariko niko bandikaga nyine babwira Samputu iyo baruwa ibwira Samputu cyo gufata mu mugongo nyuma y'uko umutima ubimpatiye mu gihe twunamira abacu bishwe urw'agashinyaguro kuri iyi nshuro ya 27 nzirikana ko iki cyunamo cyakubereye umutwaro mu buryo bwa rusange nkatwe twese ariko kandi ku buryo bw'umwihariko wagiterewemo andi macumu yaje kukwahuranya inkovu z'ibikomere dusanganwe nibyo koko ubutumwa bwa Aimable bwavuye i Kigali n'ubwa Pascal kuva i Washington budukangurira kuguha akato muri iki gihe twagafatanye mu mugongo bwadusubije muri bya bihuru bwadusubije muri bya bihuru twarorongotagamo muri mata 94 twicwa umugenda biteye ipfunwe n'agahinda kwiyanga twangana tukabijundika bikatujanjagura ntitubijujure niko byanditse ubwo ntitubivuge tukaryumaho byo kwanga gukoma rutendere ubusa bacu tubuzwa kwibuka bo baracunagurizwa iki koko misemo kukwandikira aka kabaruwa ngutura aka gahinda kanjye ariko mana nyagasani ngugasegura kawe ibi bizagarukira he koko uzirikana ko uri mu bawe uzirikana ko uri mu bawe kw'ibyago byawe ari byo byacu nizeye ko inzarwe usigwa n'ababangamwabo ari mu nyangire itagira itereko ibitereko itagira ibitereko iyi mpumeko y'umutima wanjye ni imwe muri nyinshi z'abavandimwe
bakuzirikana by'umwihariko mu gihe nk'iki wageragejwe bitavugwa. Umva koko mpore niko ibaruwa ifunguye yanditse. ariko se koko no kuri iyi baruwa yari nziza. uwayanditse se ntiyishyizeho izina? ntabwo yaryishyiraho kadi. kaba ari akaga. gusa iriho nyine kuri dorwanda.com kandi hose bagenda bayisomera hose. indi nkuru ya kabiri bibanze kuri Jean Paul Samputu. dore iravuga ngo icyo Jean Paul Samputu azizwa cyamenyekanye. icyo cyisomere twumve. si ubundi baramuhora koko. yanditswe ndeba wayanditse Henarubere Mushabizi ku itariki 12 z'ukwa 4 2021. urabona rero ikintu nyine azira nyine bava cyamenyekanye. buriya yaje kujya mu kiganiro kuri Ijwi rya Amerika. yego agihuriraho na wa mugore Ingabire, wa mudamu Ingabire Victoire. uriya wafunzwe. yego nyine. arangije nk'umuntu wagizwe ambasaderi w'amahoro mbese n'ubumwe by'abanyarwanda kubera nyine imyitwarire ye. akaba kandi yarakijijwe ku buryo yakiriye agakiza. yiyemeza kuba umwe mu bantu bumvikana, ageze no kumvikana bamwiciye bariyunga. narabyumvanye wa mupadiri ngo witwa Baridi. wa mupadiri witwa Baridi niwe batangiye ubwo buhamya ko yababariye abamwiciye akanabarihira amashuri yamurenze ku buryo asigaye yageze n'igihe atemberana agasangira n'abantu bemera ko bamwiciye. ubwiyunga nuko rero bahuriye muri icyo kiganiro bahuza urugwiro na Victoire Ingabire. barebye urwo rugwiro ahuje na Victoire Ingabire. urabizi nyine ko iriya nibyo ibyo yabizira wa muntu we via nibyo rero bamuziza. kubera ko Victoire Ingabire ni umwanzi wayo. bamwita ngo akobya jenoside. niko babivuga bitewe n'ukuri nawe yukuze ukuri nuko nguko bameze. si nk'ibi byawe nicyo rero Jean Paul Victoire Ingabire Samputu azira. yavugaga ko batibuka abantu nk'aba banyu. nyine kubera ko yavuze ku mugaragaro igihe bamfashe nka biriya twarimo mu kanya se. uko nguko se naba ngiye muri uwo mubare. cecekere none niba ari ibyo nuko bimeze. inkuru nduzi tugiye gukurikizaho ni iyi ngiyi. kanzamure ndebe. Rwanda ubutumwa bwo kwifatanya mu kwibuka bwateje impaka n'uburakari. iyi nkuru ya Anode Kakuba yanditswe ku itariki 10 z'ukwa 4 2021. ngo byagenze bite? iyi nkuru baravuga ngo ubutumwa bwo kwifatanya mu kwibuka bwateje impaka n'uburakari. hari ubutumwa bagenda bandikira nk'abakuru b'igihugu baba mu bijyanye no kwibuka. ubwo butumwa rero dore ikibazo bwateje. buriya hari inyito nyuma y'amahano ya 1994. baravuga ngo hari itsembabwoko n'itsembatsemba. mu gihe cya 2010 na kangahe 11 sinibuka neza baratangira ngo ibyo bintu bivugitse nabi ngo n'itsembabwoko ry'abatutsi. bakuramo iyo yandiko kuko ngo ntabwo bumvaga ko none abandi bakajya bavuga bati n'itsembabwoko rya ni jenoside yo muri 1994. ikurikiye rero iravuga ngo Vincent Dakreti i Kigali ngo gukeza Kagame. raporo ye yizewe bingana iki barabyibaza. hano wahese kandi ni umufaransa ubushize twaramubonye. hari raporo
ijyanye ubundi burya bakunze kugira ibintu by'amakimbirane. U Rwanda ruvuga ngo Ubufaransa ntibwemera uruhare muri jenoside ya 1994. Ariko Ubufaransa nabwo ntabwo bwabyemera nk'aho bwabikoze, hakabamo icyo kintu cyo kutabyumvikanaho. Reka twirebere inkuru ikurikira ngira ngo ibyo wabyumvise. Nabyumvise. Iravuga ngo Kagame no kwigarurira itangazamakuru ryerekeza ku Rwanda na Kongo mu gihugu cy'Ubufaransa. Iyi nayo nayisomye, yanditswe kuri 12 z'ukwa kane 2021. Nta kintu bavugamo gikomeye. Kagame ngo yaragiye atanga ruswa rero mu binyamakuru byo mu Bufaransa, mu bitangazamakuru, kugira ngo nibajya batangaza amakuru areba u Rwanda muri Kongo na Kongo nyine amakuru areba, kubera niho amahano akunda gukorerwa. Yego nyine kugira ngo rero bajye bakuramo ukuri bashyiremo ikinyoma gihura na kurya baba babitangaje. Nta kintu tuba turekeye aho. Izajya ngushaka uzindebere uzimbwire Via. Nibyo biryo byanjye, nibyo nsamura. Njye nta telefone ngira, ariko ubwo nawe utaha. Ngaho yego urakoze. Yego nawe mfasha mu mugongo. Nukuri nawe urakoze.